umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi z'urukundo wankunze, rugaragazwa n'umurimo w'ubumana wakozwe, yinjizwa mu bumana ubundi umwe na data, ubundi umwe na data. Niyo mpamvu nshaka ko witegereza iki. Reka nshishemo amaso nitonze vuba kugira ngo twongere turebe. Twasomye mu Itangiriro igice cya 22 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14. Igitekerezo nyamukuru na indimo nerekana ni kimwe, nuko Aburahamu ariho hambere yavugiye kuri uwo musozi amaze guhishurirwa n'Imana yuko ibyo yibwiraga atari byo, yarazi ko agiye gutanga umwana we w'ikinege. Naravuze ni murebe muri iyo nkuru, Aburahamu aravuga ngo sigara hano ngewe n'uyu mwana turaza, musigare yanabwira abagaragu be n'uyu mwana turaza kubagarukaho. Ni gute ubwira abantu ngo turaza kubagarukaho kandi ukavuga ko ugiye kumutamba? That means intuitively mu buryo bumwe cyangwa se ubundi yarabizi ko bitari bube. Now ariko iyo nkuru itwereka ngo Imana niyo yamubwiye ngo Aburahamu ntangira umwana wawe. Nabivuzeho kandi nindaho gake ndavuga ni twumvikane. Aha ni igitekerezo kivuga ngo dutange Isaka wacu, tumutambe Isaka. Now ngiye nkakubaza nkavuga nti nta kibazo, twatamba Isaka niba koko hari n'urwo rugero dufite muri Bibiliya. Nkakubaza ni muri Bibiliya wasomye koko Aburahamu yatambye Isaka? Hari aho wigeze ubibona ko Aburahamu yatambye Isaka? Imana yakoze iki? Yaramubujije. None wowe uri kubihimba ubikuye? Niba Bibiliya ari ikitegerezo cyawe, kuki ukora ibyo itanakuyobora gukora? That's the question. Ubitekerezo uraza gusanga naho yamutambye umwana we baratahanye, kuko igitekerezo cy'Aburahamu kwari yaragifite imyumvire yo muri Uri y'Abakarudaya aho yahoze. Mwumve nta ngorane dufite nka traditions zacu, aho tuva, ibyo twize, amateka atandukanye aduha imyumvire runaka. Muri Uri niho yabaga na se witwaga Tera. Amateka yo muri Uri yemeraga ko ababyeyi batamba abana babo. In fact batambaga imfura zabo kuko bazitambiraga ibigirwamana. Ndagira ngo murebe uburyo abantu basuzugura Imana batabizi. Utekereza ko Imana igereranywa n'ibigirwamana? Niba ibigirwamana bishaka amaraso, niba ibigirwamana bishaka kwica abana b'abantu, uteza ko n'Imana iri muri uwo mujyo wo kwica abana b'abantu ngo yunguke iki? Ishaka kukwica ngo ibone iki? Biciye muri Yesu nibwo bwa mbere twabonye ishusho yuzuye y'Imana. N'abari barapfuye yarabazuraga. Yohana yaratwandikiye mu bice 11 aratubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abapfa bazumva, kandi abazumva ijwi rye bazavayo bave mu rupfu baze mu bugingo. N'abari barapfuye yagiye kubazura. Why would you make God kuki uhindura Imana iri violent, ari umugizi wa nabi? Kuki yambizwe icyo cyasha cy'ubugizi bwa nabi? Is God trying to kill anybody? Ubundi Imana ishaka kwica ninde itakwica cyangwa ninde waburiho? Geri turupfu ni rwazanywe n'Imana. Si Imana ntirushigikiye, nta nubwo ishyigikiye ibyo bintu. Ni ukuyibeshyera, ni ukuyambika ishusho itariyo. Bizaba ari ukwica n'inyamaswa ngo bayitambira. Noneho uvaneho noneho umuntu. Do you think cyari igitekerezo cy'Imana ngo kwica Isaka?
urumva Imana yari ifite gahunda yo kwica Isaka ngo yungukemo iki? Naho Aburahamu mu mabwiriza n'ukuri yarazi ko muri Uriya Bakarudaya ngo kugira ngo werekane kuri faithful, kuri umwizerwa, wagombaga gutanga umwana wawe. Ibyo si ibya gipfumu, iyo mikorere si iya gipfumu. Iyo niyo twimuye ku Mana y'urukundo, umuremyi wacu, data wa twese wo mu ijuru. Uwo Yesu yintroduce ari kuvuga ngo nimusenga mujye ngo data wa twese. Nibwo bwa mbere bumvishije ngo iyo wadressing ujya gusenga ngo uravuga ngo data. Nibwo bari bumvishije umuntu atangira ngo data. Mu Bisirayeli ntibakoreshaga iryo jambo ngo data, kuko ryari ijambo riri so dear. Izi ryari ijambo ry'ubumwe rikabije batari butinyuke gukoresha. Aravuga ngo mujye muvuga ngo data. Yaraje guhishura ko Imana ari data, yaraje guhishura ko Imana ari data, ngo amaso yacu akorweho tubone ko turi abana nawe akaba data. Ariko kuri Aburahamu iri kumwigisha, azi ko Imana iri kumubwira ngo yice Isaka. Kubera iki? Kuko muri Uri niko babigenza ku bigirwamana. Si impamvu Imana imuzanye ku musozi wa Moriya igiye kumukorera iki? Ishaka kumuhindura uko atekereza, ishaka guhindura imyumvire ye, ngo imubwire iti Aburahamu, sinkora n'ibyo bigirwamana, simeze nkabyo. Oya, ndundi wundi. Yaje kubitahura kuri uwo musozi. Niyo mpamvu yawise umusozi w'Uwiteka kizabonwa, Jehova Jire. Uwiteka ni utanga, the Lord our provider. Biva kuri je, ntibiva kuri wowe. Si wowe mpa, ni njuguha. Simeze nk'ibyo bigirwamana, mwe kuvanga nabyo, mwe kumuza nabyo. Nicyo Imana yashaka kwigisha Aburahamu kuri uwo musozi. Niyo mpamvu iyo uri kwiga iyo nkuru ugomba gusoza neza uko asoza. Byarangiye abaye challenged. Aravuga kumbe sinarimbizi ko Uwiteka ari Jehova Jire, Yehova Yire. Yehova Yire nishurirwa Aburahamu yarabonye atarazi imbere. Muri make ntago yarazi Imana nk'Imana ko ari itanga, yarazi ko ari we ugomba kubanza kuyiha ngo igire ikikora. Imana iri gukosora Aburahamu, ntago ishaka ko umwana wapfa. Get it straight. Imana ishaka kumukiza, Imana ishaka kumurokora iyo myumvire yo kwangirika yakuye muri Uri. Imana ishaka kumuvura ubwo burwayi bwo kuyibona nabi. Imana iri kumukiza self destruction, uko kureba ibintu nabi kurimbuka kwaje mu isi, n'ubuswa n'ubujiji n'umwijima abantu bagenderagamo, birimo ibyo kubona Imana nabi. Ukibwira ko iri kubwira ngo wica umwana wawe. Do you see now? Ibi bintu uri kubibona? Reba, hanyuma y'iyo minsi y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramwinginga iti Aburahamu, aritaba. Iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'i Moriya, mutambire ku musozi ndibukwereke, ndibukubwire aba igitambo cyoswa. Can you imagine? Ngo Imana niyo iri kumubwira ibyo. Suppose ko ari iri kubimubwira. Tuvuge ko ari ibyo iri kubimubwira. None se ni gute yabiri kubimubwira ngo genda utanga umwana nirangiza ivuge ngo ya ntumutambe? Byumvikana ko ni isomo yashakaga kumuha. Ntabwo wari umutima w'Imana ko atamba umwana, kuko niba yabishaka kwa mutamba yari kugenda kamutamba nyine agapfa. Ariko iki gitekerezo biragaragara ko cyari muri Aburahamu kurusha uko kiri mu Mana. Noneho ubwo Imana ishaka kumukiza iyo myumvire yakuye muri Uriya Bakarudaya. Muzi imyumvire dufite twibitseho itariyo, muzi ibinyoma twibitseho bitari byo, ibinyoma by'amakuru, ibinyoma by'inkomoko zitari izi, ibinyoma bituruka mu mateka no mu mico itariyo. Yesu yaravuze ngo ibyo ngibyo nibyo bituma ijambo ryanjye ritagira icyo ribamarira. The traditions have made the word of God of none effect.
Aburahamu azinduka kare ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo. Arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kuri. Aburahamu abwira abo bagaragu bati, musigarane hano indogobe, nge n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge turabagarukaho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba. Mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro w'inkwi, umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. So Aburahamu ntiyigeze atamba Isaka, Imana yaramubujije. Numutamba azaba ari ibyo wihimbiye, kandi uzaba utamutambiye Imana, ko icyo gitambo ntakishaka. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Bivuga ngo byari ibintu bamenyereye. Tegeza kujya gusogota umuhungu wawe. Marayika w'Uwiteka, none aha nibwo rero senariyo y'ukurisha. Iki Imana ishaka ngiki iragikoze. Marayika w'Uwiteka muhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu. Aburahamu aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko, kuko niyo igitekerezo cya Aburahamu yashakaga kwemeza Imana ko ayikunda. Noneho marayika aza kumbwira ati, rwose urankunda. Ame, urankunda ni amahoro. Kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Na iyo umuntu asomye atekereza yuko iyi ni irony, atekereza yuko Imana imuvuga, wamutambye, byari biri mu mutima. Ntabwo Imana yashaka ko Isaka apfa. No way. Ahubwo Aburahamu ashaka kubikora nka justification, ashaka kwijustifia, kwitsindishiriza, ashaka kubikora ngo Imana ibone ko ayikunda. You see, Imana nagiti, Imana already irabibona. Utekereza ko itareba mu mutima wawe? Utekereza ko itakuzi? N'iki sitazi? Niba ari ukuprova cyangwa kwemeza Imana ku byo dukora gusa ariho turebera, aho twaba tuyibeshye uko tuzakomeza tubibona ko Imana itareba inyuma, ireba imbere mu mutima. So ntabwo ibyo ukora ari byo Imana ipimiramo. Imana ntabwo igupimira mu byo ukora, uko benshi babikora, ariko do they mean it? Ese nibyo bashaka, cyangwa biri gukorwa ku bw'izindi mpamvu? Imana ntabwo idupimira mu byo dukora. Imana icyambere ishaka n'icyo turi cyo. Iyi hinduye icyo turi cy'imbere tugahinduka tukaba abana bayo, ibyo dukora bigenda bihinduka, bikiyalininga, bikajya ku murongo w'icyo turi cyo. Icyo uri cyo nicyo cyambere, ibyo ukora biza nyuma. Ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu. Still Aburahamu yaragiye atambaho cya gitambo, kubera iki byari bikiri mu myumvire ya Aburahamu. Ingingo ikomeye iri hano, Imana ikimukijije, imukijije kubanza kureba Luka, ntabwo bituruka kuri we, bituruka kuri njye. Ubwa mbere kwanza, iki nibwo bwa mbere kibaye. Aburahamu nibwo bwa mbere abonye intama. Nibivuga ko yahise yumva ngo agira umwuzuro w'iryo hishurirwa.
Imana ari cyo yari imaze kumwereka. Nk'uko tuzabibona ahandi, tuzabibona ko Imana itwigisha progressively, buhoro buhoro, intambwe ku yindi, buhoro buhoro. Tumenya kamwe tukagira ngo twabimenye byose. Kumbe nubwo twamenye kamwe, dukomeje gukorera n'ubundi muri ya system idasobanutse, ariko hari ako twiyongeyeho, ejo tukamenya ikindi, ejo tukamenya ikindi. So hari igihe umuntu amenya kimwe akagira ngo yabimenye byose. Nk'ubu hano Aburahamu amenye yuko aba ari ikintu abonye, ako kanya ahita afata ya ntama arayitanga. Ariko nubwo yanamaze kuyitanga, avumbura iki? Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we, na Imana iramwihorera. Hanyuma ngo Aburahamu yitaho hantu yehova yire, nk'uko bivuga ngo na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabona, zahita yehova yire. Aravuga ngo Uwiteka niwe utanga, the Lord our provider, he's the one who provides. Now ni yari providinze ngo atambe intama, oya ndaza kubereka ko nanone iyo issue icyo nacyo ari ikindi kibazo. Ariko nibura hano hari intambwe yari ateye intambwe imuhishurira ko si ibyo uzana, ni ibyo nge nzana, right? Ni njye ubizana. Ariko ndaza kubereka ko nubwo ari ubizana ni nawe ubikora. So simbizana gusa ngo hanyuma wowe bitambe, ahubwo ngenda bizana, simvuga ngo bitambe, ahubwo urabikoresha. Ubwo ibyo nibyo nshaka kuza guprova mu byigisho bindi biri imbere. Icyo tuvumbura aha nibura kimwe ni iki ngiki, nuko nibura hari ugukosoka ko muri Aburahamu yuko Imana itemera ibitambo by'abantu. Imana yambwira iti umwana we wimutamba, kuko muri Uriya Bakarudaya ariko bakora. Icya kabiri, ntabwo bikuvaho ngo unyemeze, njyewe ni njye ubitanga. Si Aburahamu afite icyo yabonye nubwo kitari cyuzuye. Nicyo gituma ubutungane bwuzuye bwose tutabonera muri Aburahamu, tubonera muri Kristo Yesu. Aha hari ishusho ntoya, nimusoma muzasanga gukiranuka Aburahamu yari afite cyangwa yabonye ngo yabazweho gukiranuka kw'Imana. Muri Kristo ntabwo tubarwaho gukiranuka, oya duhabwa ugukiranuka. So hari itandukanizo ryo kubarwaho gukiranuka, nk'ibyo Dawidi yifuza akavuga ngo hahirwa Uwiteka atabaraho ibicumuro, ngo ibyaha bye bigakora iki? Bigatwikirwa. Iravuga ngo yabahirwa. Yesu aje ntabwo yaje ngo abitwikire ngo cyangwa se ngo ye kubitubaraho, ahubwo dore uko byagenze. Yesu aje yabikuyeho. You see, mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwiza, yabikuyeho. Icya kabiri, noneho ntabwo yakoze umurimo wo kutatubaraho ibicumuro, ahubwo yakoze umurimo wo kubikuraho, adutandukanya nabyo, adukura muri Adamu adushyira muri Kristo. Kuduvana muri Adamu soko ni n'inzu n'urugo rw'icyaha n'ibyaha n'inkomoko yabyo, kutwimura ukadutwara muri Kristo soko n'ubwiru n'ubuzima bwo gukiranuka, akaba ari hadushyira. Yari amaze gukora umurimo wuzuye urenze uwo Dawidi yifuzaga, urenze uwo yatakaga arira avuga ati iki ngiki wakimukorera umwana w'umuntu yabahirwa. Kandi akoze ibirenze ibyo Aburahamu yabonye. Muri make cyo ndi kubereka, Kristo aje yakoze wibirenze b'inshuro nyinshi zitabarika, ari nacyo gituma tumutindaho ngo ahari amaso yawe ashobore kumubona uko ari. Icyo tuvumbura aha ni iki? Icyo tuvumbura aha ni uko Imana ikosora Aburahamu mu mitekerereze yari afite muri Uriya Bakarudaya. Bivuga ngo natwe hari imitekerereze dufite myinshi ku bijyanye n'uko Imana iri kandi atari kiri. Kimwe mu byo yibwira kubanza kuyiha kugira ngo igire icyo ikora. Mu kimukosoye iramwita ahubwo ni njye ubanza kugira icyo nkora, hanyuma wowe ukabona ibinurutseho. You are the receiving part, uhagara kuri receiving part, wowe urakira. Reka mbereke iki ari nacyo kiri no muri uyu murongo w'isezerano rya kera, anaho hari ikibazo gikomeye. Twumva iby'amasezerano abiri, iryitwa isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera icyo bita old covenant. Iyo uvuze covenant cyangwa isezerano, uba ushatse kuvuga ikintu kimwe cyemejweho n'abantu babiri. So tukaba in covenant with you, hari alliance,
hari ibyo twasezeranye njyewe nawe. So Imana nibyo koko yagiranye isezerano n'Abisirayeli. So Abisirayeli ni party imwe, niko amasezerano akorwa, hakaba the second party. Haba abantu babiri bemeranyije ibyo bita terms and conditions, iby'amabwiriza n'ibyo bihaye bagiye gukurikiza bombi. Noneho uwishe iryo sezerano muri bo akaba either iryo sezerano nihita cibwamo, cyangwa se hakaba ibihano, cyangwa se hakaba ingaruka zijyanye n'uwishe iryo sezerano. Iri niko isezerano rya kera ryari rikoze hagati y'Imana na Isirayeli. Nicyo bita isezerano rya kera. Si isezerano rya kera nibi byose by'ibitambo ni nk'uko byari bikoze, ngo umuntu arakora iki gice cye, ngo n'Imana ikora iki gice cyayo, hanyuma iryo sezerano bakoranye ngo hagire ikiba, kuko n'Imana ikoranye isezerano n'Abisirayeli. Ibi ni koko byari bimeze muri Isirayeli. Ariko iyo bije mu isezerano rishya, ari naryo rihishurwa na Kristo Yesu umuhuza w'iryo ryiza, riruta rya rindi kure. Ibyo sinjye bivuze biri mu Baheburayo igice cya 8 uzabisoma guhera ku murongo wa 6, wa 5, in fact wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 uzabibona. Iryo sezerano rishya riruta iringiri rya mbere. Kubera iki? Ryo ntabwo ari covenant, ryo ntabwo ari isezerano bivuga ngo nta sezerano dufitanye n'Imana muri iyo sansi. Dore impamvu nta sezerano dufitanye n'Imana, tutari no mu isezerano n'Imana. Iri sezerano uko rikoze, niyo mpamvu ijambo ryiza ari testament. Ubundi mu Kinyarwanda waryita isezerano ry'irage. Ni irage, ni umurage, ntabwo ari amasezerano dufitanye n'Imana. So nta sezerano riri hagati yacu n'Imana ngo twe dukora ibi, ngo nayo ikora ibi, ngo yuzuze ibyaye, ngo nanjye nuzuze ibyanjye, duhurize kuri ya terms and conditions bya bindi twemeranyije. Aha rero sinzi niba benshi bahabona, mu isezerano rishya ni isezerano ry'irage. Kubera iki? Kubera ko ni testament. Testament cyangwa isezerano ry'irage ryo riteye rite, ngo uhite ubona ko nta sezerano urimo n'Imana muri sanse yo mu isezerano rya kera. Aho Imana yavugaga ngo okay, dore uyu munsi amaraso amishagiye waha, dore ibyo mugiye kubahiriza nibi, nko mu gutegeka kwa 2 urugero igice cya 28 tuzana, uyu munsi ni wubahiriza ibi biraza kugenda gutya. Iryo ubundi niyo yaba isezerano. Isirayeli ihagaze gutya, Imana ihagaze gutya, dore ibyivuze ngibi babyumvikanyeho, right? Na ureba mu isezerano rishya nta ibyo bintu bihuriye. Aha niyo mpamvu mbabwira ngo Kristo aza yagombaga kuba shock, yagomba kubibuye risitaza. Niyo mpamvu nkubwiza ukuri, niba ukibirebera muri iyo mitekerereze ya kera, ukaba utaratungurwa na Yesu, ukaba utaraba shock, ukaba utararakazwa n'ukuri, ntabwo uramenya ukuri. Ugomba kubanza ugakubitwa hasi n'ukuri, ukamera nka cyagiye umucyo waviriye mu maso hande, huwitwaga Sawuli waje guhinduka Paulo ngo agahita ahuma. Umucyo w'ukuri uraguhumya. Uhuma kuki? Ku byo wabonaga. Ngaho mbwira, amaso ya gihuma yahise arekera urugendo yararimo, aguma amara iminsi 3. Igihe yahumutse yari yahinduye ibitekerezo. You see, iyo umucyo w'ukuri kumurikiye, inzira wari urimo ntabwo ukomerezamo, uhita uhuma ukaguma hasi, ukaburetse. Kuko uhita ubona ko urenze kandi utandukanye n'ibyo wari urimo, n'inzira yawe byose bitari byo. Iki nicyo benshi tutari gushaka kwemera, yuko dusanze si byo twibwira n'ibyo twakoreyemo atari byo. Dusanze atari byo nicyo dutinya, twanga kwibeshya, twanga gusanga twaribeshye kandi turi benshi, twanga no gusanga twaribeshye tubimazemo igihe kinini. Isezerano rishya dore uko riteye, mwese murarizi, abasoma Bibiliya bashobora kurimenya. Isezerano rishya ni isezerano ry'irage. Kubera iki? Ntabwo Imana iri gukorana isezerano n'abana b'abantu, nta nubwo bari ngo ikorane isezerano nabo. Reka mbahe urugero. Igihe Yesu yapfaga hashize imyaka ingahe apfa ku musaraba, none igihe yapfaga wari uhari ngo mukorane isezerano? Kuko at least isezerano rigomba gukoraga abantu bahahagaze. Hari isezerano wakoranye nawe apfa ku musaraba. Birango kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze Kristo Yesu ku bwacu twese.
uyu munsi icyo tumenya duhishurirwa ibyayo makuru y'urukundo rutagira ikigombero, ubundi tugahita twakira umurage mu buryo bw'igikorwaho w'icyo yapfiriye. Nibyo Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe, ni abana, ntibabyawe n'ubushake bw'inyama n'amaraso n'umugabo, babyawe n'umubiri, babyawe n'Imana. Ndagira ngo rero nkubaze iki, mwibuke isezerano covenant bisaba umuntu umwe ahagaze hano n'undi bahagaze hano, hari ibintu bemeranyijeho. Mu isezerano rishya setting ihita ihinduka, tuhita tubona famiye, aho Imana ari data, twe tukaba abana. Ndabaza abanyumva bose, niba wumva icyo umuryango ari cyo, harya habaho amasezerano hagati y'abana n'ababyeyi ngo abana bubahiriza inshingano zimwe n'ebyiri? Ubwo inshingano ni ibisanzwe kuzubahiriza, ko abana bazigenderamo, ariko ntabwo bazigenderamo kuko ari isezerano avuga ngo nutarigenderamo ndahita nguca urekeraho kuba umwana. Ese niyo masezerano aba hagati y'ababyeyi n'abana muri famiye zisanzwe n'umuryango usanzwe? Ibyo bintu ntabwo biba ari byo. Isezerano ry'irage dore uko rivuga, the testament, aravuga ngo wasezeranye iyo atarapfa. Abaheburayo igice cya 9. Ngo iryo sezerano ntacyo riba rivuze, ngo ariko iyo amaze gupfa, icyo ari kuvuga ni will, ni testament. Testament bimeze gute? Ni umuntu w'umubyeyi, cyangwa se ashobora no kuba atari umubyeyi w'uwo mwana, ahubwo ari amahitamo ye gusa, akaba afite umutungo we cyangwa ubutunzi bwe cyangwa yarabayeho. Noneho ubwo ariho yaba agiye gupfa, agahamagara umuloya we, umunyamategeko we umufasha, akavuga ati nanditse ko nimara gupfa ibi bizajya kwa runaka, ibi bizajya kwa runaka. Ntabwo ari amabwiriza tugiye kwinjiranamo, ntabwo ari testament, ahubwo ni umurage. Noneho mwumve hano, twe turi abana. Iyo tubaye abana, Bibiliya itwigisha iki? Ngo ubwo turi abana turi n'abaragwa. Ubwo turi abaraganwa na nande? Na Kristo. Kubw'ibyo muri iri sezerano, ni isezerano ry'irage. Kubera iki? Kuko ibya data bihinduka ibyacu nta terms na conditions, nta terms and conditions yo kubahiriza. Ni uko uba uri umwana gusa, uba uri entitled, wemerewe umurage wa data. So muri iri sezerano ntabwo turi mu isezerano y'Imana, oya, turi abana baragwa umurage w'umucyo, umurage wahera, umurage wabera muri Kristo Yesu. Mu gihe cyose turi abana, icyo nicyo gisabwa, ni nacyo cyonyine. Hanyuma icyo kiba gite? Yabidukoreye kera, twebwe turabihishurirwa biciye mu butumwa bwiza. Iyo tubyumvishije tukabyemera, biba realite y'igikorwaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo bimeze gutyo, ntabwo bavuga ngo bifite aho bihuriye na mbere, aho Imana ihagaze gutya ngo n'ubwoko bwa Isirayeli. Hano ni famiye, data n'abana. Data ahubwo aratubwira ati bana banjye mukure, kuko iyo ukiri muto bisa naho nawe utandukaniye n'umugaragu. Ariko iyo ukuze uba responsable, umwana ufata inshingano. Wamara gufata inshingano, ibya data byose bikaba ari ibyawe, nta mabwiriza ahari. Ni wa mwana mukuru wibeshye yibwira yuko ngo azakorera se ngo akamuhemba. Se aramubwira ati barakubeshye, mbese ni wari uzi ko ibyanjye byose ari ibyawe? Nguko uko Imana ishaka ko tubibona. Ndagira ngo nsoze kuri iki cyiciro uyu munsi. Ntabwo Imana ariyo dutangira tuyitambira kugira ngo igire icyo ikora. Ibyo bintu ntaho bihuriye, ahubwo nigira icyo ikora, niyo yagikoze. Twebwe icyo dukeneye ni ukubona icyo yakoze, tukacyakira, tukacyemera, tukihuza nacyo, tukacyemera, tukakigenderamo. Ibyo twita kukibona cyangwa kwizera, kwemera, kubibona gutyo, kubyakira, kubyemera. Iki nicyo dukeneye, iki nicyo dukeneye. Ntabwo ari ibyo twe turi kwikorera, n'ibyo yo yadukoreye. Data, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo kubw'umurage w'igitangaza waduhaye, tutabisengeye, tutabikoreye, byaturutse mu rukundo rwawe rutagira akagero. Uyu munsi wa none ntacyo utaduhaye. Ndasenze ngo amaso yacu ahumuka abone ibyo twahawe.
ngo tubone kubigenderamo tugushima tuguhimbaza kubw'ineza yawe itarondoreka mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Shalom, shalom.